neza kandi ukomeze kubana nabo mu birori bakomeze kwishima mu izina rya Yesu amen. kugirango ibire bitereho kashe. tugushimiye mwami nyiringabo y'ukore wateguye gahunda. Izina ryawe mwami nirihabwe icyubahiro. Kuba turiho muri aya masaha, kuba abageni bacu bageze ahangaha, mwami ni umuteguro wawe. Turagushimiye uwera wa Isiraheli. Twari twarateguye, twari dufite amasiko y'uyu munsi, ariko mwami turawubonye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye rero abageni, umugeni ageze hano ndetse n'umukwe, abakwe ndetse mwami n'abasangwa bageze mu nzu yitiriwe izina ryawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu dusengeye gahunda zose zigiye kubera mu nzu yitiriwe izina ryawe. Mwuka w'Imana reka aze kubana natwe. Shyigikira umuyobozi ugiye kuyobora ubu bukwe. Shyigikire pasiteri urayisezeranya abageni mu izina rya Yesu. Ushyigikira abaririmbyi baza kuririmbira abageni. mu ndirimbo z'agakiza biravuga ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Turahaguruka cyakoza abageni bo barakomeza bicare, ariko abandi twese turahaguruka turirimbe iyi ndirimbo ya 15. Amasezerano
guhimba. Yesu ashimwe. Ubukwe ni ibyishimo, ni ibirori kandi bihuza abantu batandukanye bavuye mu mpande zitandukanye, kugira ngo rero umuhanga ikaze tubasabe kwishimira ubukwe bw'abana bacu, tubasabe kunezererwa, tubasabe gushima Imana mu mitima, kubera ko ari umunsi ukomeye umuntu aba ategereje mu mateka y'Imana. Bishoje rero dutera gushima Imana, tugafatanya n'imiryango n'itorero guhimbaza Imana tubahereza umugisha. Hanyuma mu guhana ikaze nagira ngo mbere ku bantu bari mu iteraniro bageze mu rusengero rw'ubwa mbere, uyu mudugudu ubarirwa mu itorero ya Nyarugenge, paruwasi ya Nyarugenge, umudugudu witwa Ibyo. Bishimire kuba bageze hano, sinzi niba ari ubwa mbere ariko twishimiye kubabona. Twababonye ababyeyi ba Gaspard, hari n'abavandimwe be, bagira ngo bahaguruke tubegereze mu izina rya Yesu. Abageze hano kugira ngo tubahe ikaze twese hamwe, bagira ngo twakire abo uruhande rw'abasheri, ababyeyi be, abavandimwe be, inshuti ze baje gutaba kuko bageze hano mu rusengero rwa mbere, nabo bigire hejuru tubabone, nabo tubahe ikaze mu izina rya Yesu. Ababyeyi namwe twishimiye kubabona no kubakira. Imana ibaho umugisha. Kumwe n'umuvugabutumwa waturutse hariya Kibisange yitwa Jean Pierre, nawe yahaguruka gusuhuza. Turi kumwe na Camille ujya kuri hariya Muganza arayasuhuza. Haleluya. Turi kumwe na mwarimu wa hano nawe nadusuhuze. Yesu ashimwe. Turi kumwe na Pastori Musoni ari mu gusezeranya ubukwe abasuhuze. Yesu nashimwe. Hanyuma abageni ntabwo ni mu gihe cyo bavugaho, turabahagarariye mu mugiye gusezeranya, ariko muhaye ikaze n'abakozi ba Ibyo ndetse na korali yabo kugusuhuza iyo Gaspard aririmbamo. Yatereye kugera hafi, hanyuma twari tumuvuye n'abakozi benshi. Hanyuma rero adusuhuze narangiza kubavuga twese kubana ikaze mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko hari ababukije, abakristo namwe babukije n'abashyitsi. Tuje na Gaspard nawe na Rachel, Imana ibahugishe. Turakoze cyane rero twari tubakumbuye, none twaje ubukwe bwatugiye duhura, ariko n'ikindi gihe tuzabasura n'ubundi. Imana rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Kugira ngo hari abantu rero bitabazi kumwe n'abapare n'abamarene n'abamuhaguruka iteka murakurikira inzu y'Imana, twese tunezererwe dushima Imana kugabane data kandi nari mu buryo bw'ubuvuzi mwese.
dushake tuzabona nanjye kugira tuzakirirwa nuko Imana ntacyo tutakoze twarakubwiye kugira ngo Mwami ntuzabasha kugira ngo ukazabona ubwera ntuzataba uwera kandi uba unezerewe none turagushimira Mwami ko wabikoze ukomeza kuturinda kandi Mwami ukomeza kurinda kuko n'umugeni aya masezerano Mwami we tuyashyize imbere hari umugore wawe ugiye kugira ngo Mwami asezeranye ubukwe aba ariwe maso kumufasha ntabwo ariho kwinagera hamwe icyubahiro abamarayika bamugote ijambo ryawe imbere wigaragaze nk'Imana natwe kandi zakora byose no mu ijuru umunezero ukomeze kudusaba urakoze kubikoze barabyaga bishoboze kuri Imana turakwizeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Abandi muraho ndabahobeye mwese mu izina rya Yesu. Reka usabe umukwe n'umugeni bahaguruke. Umukwe n'umugeni na nyirayo ubwayo Rachel. Reka tubanze tubake kuvuga ngo murakaza neza bene data Imana y'umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi turabakunda amen. Bagihagaze rero twamaze kubigereza twamaze kubakira nagira ngo tubanze tubaze uhagarariye umuryango wa Gaspard ahaguruke atubwire muri etat civile mu miryango niba byararangiye nta kibazo gihari byose byaratunganye amen. Uhagarariye umuryango wa nyirayo ubwayo Rachel n'abatubwiye niba byararatunganye. Aba rero iyi ni ishusho ya nyuma niba uko biravuga ngo ubukwe ni ubwera uko bwabwiye ku Mana ubukwe ni ubwera bukwiye kuba ubwera. Niba hari ikibazo mwagira kuri Gaspard Ndindiriyimana niba hari ikibazo mwagira kuri Rachel nyirayo ubwayo ubwo umuntu yazamura ikiganza akavuga ati njye ndumva rwose hari ikibazo mfite ubukwe tukabuhagarika mu izina rya Yesu ariko dukurikije ibyanditswe zera bisesenguye. Rero bahaye amasegonda 30 kugira ngo nanjye mubashe kumpesha kumusezeranye neza ntitangiye itama ariko nuzuye umwuka wera kuko muzamwambaye uburenganzira. Rero amasegonda 30 ubwo murahita murayemerera ko tumusezeranye ku mugaragaro ababyeyi baramureba ucecetse azaba acecetse. Imana mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro mu bitabo Mose yanditse 5 icya mbere ni icyitwa Itangiriro ibice 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye. 21. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura arasinzira imukuramwo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye ni akara ko mu mara yanjye azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu wese azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe amen. Yesu nashimwe. Yemwe yabayeho uyu musore witwa Gaspard bamubaza ati Gaspard kw'imyaka iriho isa n'iyicuma bite byawe ati mwandetse ko Ndindiriyimana ariko murashaka iki nge Ndindiriyimana kuko Gaspard yari aryamanye isezerano. Ujya uryamana isezerano yewe Gaspard bite ariko mwandetse n'iki ko Ndindiriyimana nta muntu ndindiriye ariko Ndindiriyimana ariko
yadegaje degajuma ya Gaspard yiteye ko bare mwayibona umoje nayibonye neza kabisa. Ninde ni Ndindiriyimana Gaspard. Ubu harimo tukazigezweho muri minsi mikuru miliyoni 80. Ubu Gaspard inshuti ye ifite n'imodoka zigezweho za miliyoni 80 igapfira hariya mu masaha aza kuza nimugoroba akora akagero itangiye kamwe ati Gaspard imodoka iri ku gaciro ka miliyoni 80 none ndwaye malaria iranyishe kandi nta undi muntu nakwizera ngo andebere imodoka naguhaye miliyoni ukandebera imodoka kugeza mu gitondo ndakurahiye ntabwo Gaspard yayagiye amafaranga reka da yayarya se uyu munsi kandi ari ubu ntabwo bishoboka yavuga tuba mubwire ayo mafaranga yajyane kuko uyu munsi ari uwe kuko twese turateranye kubera nde kubera we n'uwo Imana yamuhaye Rasheli uriho kubw'Imana azabaho kubw'Imana kuko Imana ari yera kandi Imana yaduteguriye ibyiza. Niyo mpamvu natwe tukwiye kwishima uko bukeye n'uko bwije. Murumva rero ko nahoze ndeba hariya arimba muri korali ariko ndabarahiye afite urukweto rusongoye hatari hari nawe n'umunsi n'umwe kositime y'umukara y'amabusha yadekaje n'agakositime kamubereye bien kuko yakoreye Imana. Ntawakoreye Imana uzikorera amaboko, ntawakoreye Imana uzakorwa n'isoni. Mesheri zami ntibibaho. Wakoreye Imana warakoreye Imana, Imana izagutera iteka. Ubu ziriya modoka ziri hariya, ubu Ndindiriyimana ubu ngubu akaboko ko buryo bw'umwuka karavuga kati stop kugeza igihe barangiza kunsezeranya nkajya kwifotoza. Ntabwo kwifotoza zikanjyana aho zishaka, ntaza kuzicyura mu masaha ashakiye kandi nta n'igiceri na kimwe yatanze, ariko byose no kubera Imana. Gaspard yasetse yapfuye yo n'agashati k'umweru katagira tache, ini chemise blanche sans tache. Umva kubera iki? Kubera Imana. Aba twabanye iminsi myinshi, Rasheli ariho aramwenyura buriya mu mutima aravuga ati ariko yamuzazana igitangaza Imana yamwije. Tumaranye iminsi n'amasaha menshi atari makeya. Niba hari umuntu ukijijwe, uyu mukobwa arakijijwe kandi naramwitegereje mu minsi twamaranye n'amasaha, nta nkovu agira. Ni umukobwa umeze neza, haba ku buryo bw'umwuka haba no mu buryo bw'urukoba. Ni umukobwa mwiza cyane kandi ntabwo ndiho mbasesa cyangwa usheshenga pe, oya ni ukuri pe. Uyu mukobwa arasheri, uyu mukobwa arasheri. Nawe umaze Gaspard, Gaspard wasengeye mu mazi, wasengeye mu bihuru bya Hera. Ati reka pastere mubwire, urabaze cyuze nka mwarimu. Narindiriye Imana none Imana iravuga. Umva kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko Ndindiriyimana aba wenyine, reka muremere mufashe umukwiriye ari we Rasheli. Ariho aramwitegereza shaka ariko ni igitangaza. Mwitegereze n'abakwitegereza, kuko hiyo ni faida ya kumtumikia Mwenyezi Mungu. Ukumtumikia Mwenyezi Mungu sawa sawa, ukore Imana neza neza, Imana iraguhera. Kandi kambabwira ndonda sezeranya, ariko harimo n'ubutumwa bwaboneka kugira ngo urebe nawe ushakishe Imana. Imana nawe izagutera iteka. Mwabasore
mwabakobwa mwe mureke kwiruka mutegereze muri Imana kandi Imana izabikora. Adamu risobanura ngo umuntu, Eva rigasobanura ngo ufite iki? Ubugingo. Kandi Uwiteka Imana yavuze si byiza ko uyu muntu aba wenyine, si byiza ko Ndindiriyimana Gaspard aba wenyine, reka muremere gufasha umukwiri. Ubwo Imana ngo nimugura ngo iyo muguze ngo iraguhemba. Imana iraguha sawa sawa, iyo wayikoreye iraguhemba. Ikositimu wayikura he? Utarakoreye Imana. Iriya shati wayikura he? Utarakoreye Imana. N'akariya kantu jeste kari ku mufuka w'ikoti n'ariya rukweto usongoye rw'umukara wabikura he utarakoreye Imana? Ariko iyo wayikoreye neza sawa sawa, Imana iraguhemba. Yesu nashimye. Bibiliya rero ikatubwira kuva mu byanditswe ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu uticura. Uwo muntu ninde? Ni Adamu. Isinziriza uwo muntu uticura, maze ngo arasinzira, imukuramo imbavu zingahe? Rumwe. Ahari rwa rubavu ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, aravuga ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe, kandi icyo Imana yateranije ntihazagire ugitandukanya. Gaspard yahagira ati ndiyo kabisa, ndiyo Mwenyezi Mungu, asante sana kwa malipo ya mzuri, kwani mimi nimekutumikia miaka na milele mpaka hivi, mpaka sasa ningende nakutumikia, n'ubu ndacyagukorera Mana. Umva umubwiriza ibice 9 n'umurongo w'9 haravuga ngo iki? Haravuga ngo wishimane n'umugore ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, n'Imana yaguhaye munsi y'ijuru yose n'iminsi yawe y'imfabusa. Ni rwa rukundo byose begera bikaguruka mu rukundo. Wishimane, kwishimane. Gaspard wabyumvise? Wabyumvise Gaspard? Rachel wabyumvise? Vedirwa ntabwo ari ukwishimana mu byiza gusa, ni ukwishimana mu bibi, no kwishimana mu byiza, no kwishimana muri gahunda zose, haba mu bukene, haba mu gihe cy'ubutunzi, mujye mwishimana biteganiriza. Ugiye gushaka ibiceri, Rachel azihangana, asigare amusengera, ihangane, ihangane. Ejo hazabaho ikibazo tutakwifuza ko cyaba, maze Rachel azane agakofi. Ndindiriyimana uzamwihanganire, ihangane, kuko Imana yamuguhaye muri zose, uzamwihanganire muri gahunda zose, uzamwihanganire muri zose, kandi kugeza Yesu agarutse muzubake urugo rwanyu rutagira umugayo, urugo rwanyu uzabe urugo nyabagendwa. Imigani ibice 12 n'umurongo wa 4 haravuga ngo iki? Ngo umugore w'ingeso nziza. Hariho ibintu bibiri bavuga, la karite na defu. Umuntu aravuga ibi, karite na defu. Ingeso nziza n'ingeso mbi. Ingeso nziza n'ingeso mbi. Umuntu aravuga icyo bintu.
nziza abera umugabo we ikamba. Hari abantu twabanye bitwa abakongomani. Burya abakongomani ni abantu bakunda kugira urugendo, bakunda kwishima. Umukongomani burya afite ukuntu yitereye. Umukongomani yarongoye umukobwa mwiza w'umunyarwandakazi Burundi w'ikizungerezi mwiza cyane. Umukobwa w'ikizungerezi, byabizungerezi bajya bavuga mu Kinyarwanda bariho kandi sigena bize ikizungerezi ni ururimi rw'Ikinyarwanda nkomboza aho ryavuga. None umukongomani yabona umugore yahiga amaso y'abagabo akatumira hariya, ipantaro zikanyeganyega zigashaka gutaka pe. Aho yahitaga amaso y'abantu neza, imodoka zigahagarara. Ntimujye mubona nta muntu gisa, ntimujye mubireba, turi muri uyu mujyi wa Kigali, ntimujye mubireba. Noneho umukongomani yakoraga akazi k'ubukanishi. Niba ari akazi kagira umwanda ni akazi k'ubukanishi, ariko bakagira amafaranga. Abakanishi bakagira amafaranga. Yamara koga yakwambara ukayoberwa niba ari we wari uri hariya munsi y'imodoka. None umukobwa agahora yambara siperi wa gisi Holande, changement siperi wa gisi Holande, siperi wa gisi Holande. Intambuko ara francese. Mimi nikitazama bibi yangu unafikiri mimi niko boya. Murabyo kukwega niko yabaga yishimye ngo arirase ati yewe iyo ndebye umugore wanjye wagira ngo ndumuboyi we. Ubwo yabaga birangije nk'umukongomani ati ndabirangije mu mvugo ye, ati ndabirangije ni nkaho yavuze ati mfite umugore mwiza. Ariko turaza kosoma mu migani hariya mu gice cya 31. Ubwiza ni umutima, nubwo waba mwiza bimeze gute, nubwo waribora, nubwo waba ukanura ayinyana usa n'ayinyana, ariko utagira umutima, ariko nta gakiza muri wowe, byose ni ubusa, ni nko gusogosorera mu rucaca. Nurimo utarakijijwe wakire Kristo ku cyumweru uzaba uri mu rusengero ku munsi w'ejo, n'ibindi bihe byose tuzamusengera Imana. Amina. Izo umutima wawe mugire morale, ni murakara. Izo umutima wawe n'imbere y'itoro ryayo. Ndakubaza wowe Ndindiriyimana Gaspard, kwemeye kubana n'uyu nyirandeo kubwayo Rachel ngo akubere umugore mushyingiranywe mu itorero, uzabana nawe ukurikije itegeko ry'Imana, uzamukunda, uzamugandukira muri byose, haba mu mworo cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutavyaye, mu bukire cyangwa mu bukene. Uzifuza abandi bagore, uzakomeza kumubera umwizerwa udateshutse ku nshingano zawe, muzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukanywa n'urupfu. Ndindiriyimana ngo arabyemeye. Kera Gaspard yabyemeye imbere y'Imana ishobora zose. Izo umutima wawe n'imbere y'itoro ryayo. Ndakubaza wowe nyirandeo kubwayo Rachel,